Yes, mbasubire cyane bakunzi ba Nkundwa TV, reka mbifurize komeza kumera neza aho muri hose. Ese ujya wibaza ngo iki gihugu cy'u Rwanda kirimo umubare w'imodoka zingana gute cyangwa se moto zingana gute? Ayo matsiko uyu munsi arashira, kubera ko twiyemeje kugenda tubabwira utuntu dutandukanye twerekeranye n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ubundi uyu munsi u Rwanda rumaze kugeza abaturage bangana miliyoni 14 zirengaho indi mibare mikeya cyane. Abaturage bakaba bari ku buso bungana n'ibihumbi 26,338. Ubwo buso bwose hamwe bw'u Rwanda. Tugiye ku mateka y'iby'imodoka mu Rwanda. Ubu imodoka ya mbere yageze mu Rwanda mwaka w'1926. Icyo gihe nibwo imodoka ya mbere yageze mu Rwanda. Ngira kubaza amateka yari imodoka ya Volkswagen. Mu mwaka w'1936 mu Rwanda hari hamaze kugeramo imodoka 13 gusa. Ariko se reka turebe urugendo rw'imyaka 101 ishize mu Rwanda hageze imodoka zingana gute. Ubwo turabara duhereye kuva mu mwaka w'1926 kuko ari bwo imodoka ya mbere yari igeze mu Rwanda. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi hashize imyaka 101. Ibarura rusange rishinzwe ibinyabiziga mu Rwanda bigaragaza ko mu mwaka w'2024 ubwo ni umwaka ushize mu Rwanda yamaze kubarurwa ko hari imodoka zisa mu 360. Nuko imodoka 360 ari imodoka nyinshi cyane. Uyu mwaka rero wa 2025 wakibaza ngo imodoka zimaze kungana gute, nabyo urabimenya. No kuvuga ngo dukurikije nanone ibarura rusange rigaragaza ko nibura buri mwaka annually mu Rwanda hinjiramo imodoka zingana n'ibihumbi 30. Bivuze ngo buri mwaka u Rwanda rubona imodoka nshya zindi ibihumbi 30. Ubwo bivuze ngo ni mwaka ushize imodoka zari 360. Uyu munsi bivuze ko ufashe 30 byiyongera buri mwaka wahita ubara ko ari ibihumbi 390. Ariko nanone ubushakashatsi bugaragaza ko nibura bitewe n'ukuntu umuvuduko w'imodoka zirimo ziriyongera cyane mu Rwanda, ubu zimaze kugera hafi mu 400. Urumva ko izo nizo ari imodoka nyinshi cyane. Wakibaza ngo moto zo zingana gute ziri kuri buno butaka bwose bw'u Rwanda. Moto uyu munsi zingana n'ibihumbi 177 na moto 187. Ibyo binyabiziga byose bikaba bigenda mu mihanda yose yo mu Rwanda ifite ibirometero bingana 18,846. Iyo niyo mihanda yose twiteranyije iri mu Rwanda. Icyo nibyo birometero byabyo byose. Nuko rero statistique igaragaza imibare iri mu Rwanda. Urumva ko umubare w'imodoka mu Rwanda urimo uragenda wiyongera cyane, ariko nanone bikaba birimo biratera ibibazo byo guhumanywa kw'ikirere, air pollution, cyangwa se traffic congestion, bizwi nka ambutiyage nyinshi. Ibyo ngibyo ariko nanone bikaba bitakiye ikibazo ko Leta y'u Rwanda yatekereje ko ntabwo bahagarika abantu kugura imodoka cyangwa gutunga imodoka, ahubwo Leta yashyizeho itegeko ry'uko nibura abantu batangira kujya bakoresha imodoka za electric, imodoka cyangwa zikoresha amashanyarazi, ndetse no kureka kuimportinga imodoka zishaje cyangwa se zisanzwe zikoresha. Nuko nk'uko rero bimeze iby'imodoka mu Rwanda. Se nawe witeguye kugura imodoka yawe? Niba uzagura imodoka ya electric, imodoka ikoresha amashanyarazi, kugira ngo tureke gukomeza guhumanya ikirere cyacu cy'u Rwanda, cyane cyane ko statistique igaragara ko Kigali ariho ahantu harimo harahumanywa cyane. Rero ngibyo iby'imodoka mu Rwanda. Nuko nk'uko bimeze izo modoka zose twavuze zirimo imodoka zaba iziri prive cyangwa se imodoka rusange. Ubwo ndavuga iyo umuntu ku giti cye cyangwa se imodoka zishobora kuba zitwara abagenzi cyangwa se zikora mu bundi buryo bwa transportation runaka. Haba hari ikindi kibazo wifuza kumenya ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, watwandikira. Rero urabizi ko dukora ibiganiro bigaragaza aho igihugu cyacu cyavuye naho kirimo kiragana. Urumva ko u Rwanda rurimo ratera imbere mu buryo bwa transport, mu buryo bw'ubwikorezi, mu buryo bw'ubucuruzi. Rero njye nayo Nkundwa amafaranga kuri Nkundwa TV, gusaba gukora subscribe kugira ngo ukomeze kubona ibiganiro byacu bitandukanye. Dushimira na mani wacu Kevin Roy, niwe uri inyuma ya kamera, njye ndi imbere ya kamera. Mukomeze kubana n'amahoro y'Imana.